mwongeye kwirwa bakunzi ba channel yacu Isange Connection, twongeye kugaruka bundi bushya. Turabashimira mwese amaze gukora subscribe kandi rwose muri inshuti z'akadasohoka zacu duhoza ku mutima. Niyo mpamvu natwe tudahwema kubashakira inkuru zigezweho hirya no hino. Ubu uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho inkuru ivuga iki noneho abakobwa batandatu batangiye urugendo rwo gushaka uzaserukira u Rwanda muri Miss Supranational. Ese ni bande? Ese biteguye bate? Ni mu kanya gato tugaruka tubaramburira inkuru tuyibagezaho tubabwira ido nido kubijyanye n'abakobwa uko ari batandatu. Turagukurarikira kuba hafi maze ukikurikira iyi nkuru naho mu kanya gatoya. Reka twongere tugaruke bakundi bacu, twongeye kubaha ikaze ku Isango Connection. Uyu munsi nkuko twari tumaze kubabwira mu kanya, tumaze kubabwira ko ari abakobwa batandatu batangiye urugendo rwo gushaka uzaserukira u Rwanda muri Miss Supranational. Uru rugendo rwo gushakisha aba bakobwa hakavamo umukobwa uhiga abandi uzahagararira u Rwanda muri Miss Supranational International izaba mu mwaka utaha 2021. Rwatangiranye n'abakobwa batandatu bitabiriye irushanwa mu mwaka wa 2010. Muri 15 batoranyijwe, bakaba batoranyijwe muri mwaka wa 2020. Abakobwa bitabiriye iki gikorwa kuri uyu wa kabiri muri uku kwezi k'Ugushyingo. Abakobwa bakaba banahise bahabwa itike yo kwinjira mu irushanwa. Abo bakobwa uri kwibaza uti ni bande? Wa mbere muri bo ni uwitwa Ineza Charlene, ndetse hakaza Munezero Grace, hakaza Umugwaneza Karine, hakaza Urusaro Ange Princess, umukobwa afite akazina keza, hakaza uwitwa Uwase Denise, ndetse na Uguye Neza Aria. Mbega akazina. Aba bakobwa rero bigaragaje mu ntambuko zitandukanye, kandi ibindi bikorwa byinshi bakazabikora hifashishijwe ikoranabuhanga mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Ibi birahita bisobanura ko ntawe uzahura n'undi amaso ku maso ngo bakoraneho babe bari ahantu hari abantu benshi. Muri iri rushanwa harimo amasura mashya muri aya marushanwa y'ubwiza tutari dusanzwe tubona, hakabamo n'andi asanzwe amenyerewe. Muri ayo masura atari mashya twavugamo nka Ineza Charlene witabiriye Miss Rwanda 2020, nta gihe gishize rwose abenshi muramuzi. Munezero Grace, umukobwa ufite uburanga rwose, nawe witabiriye Miss Rwanda 2020, ndetse n'ijonjora rya Miss Africa Karaba uyu mwaka ryararyitabiriye. Aba bakobwa bose bitabiriye Miss Supranational 2020 bahuriza ku kuba intwari ikomeye bafite, cyose buri wese afite yitwaje, ari ukwigira icyizere no kuba ari byiza ku cyiciro cya bikini, kuba cyarakuwe muri Miss Supranational y'u Rwanda muri uyu mwaka. Ibyo ni kimwe mu bintu bizatuma babasha gutsinda. Murabizi ko kwambara bikini ni kimwe mu bintu byagiye bigora abakobwa bifuzaga kujya muri Miss Supranational, ndetse byagiye bivaho bamwe bagatibara. Gusa bemeza ko baramutse bagiye hanze y'u Rwanda, aho ngo bikini bazagerageza kuyambara, ngo ariko ngo bazagerageza gushyira mu muco munyarwanda. Ubwo ntumbaze uburyo bazashyira mu muco munyarwanda kandi bambaye bikini. Aka ni agashya, reka dutegereze wenda tuzabireba. Tuzirikana ko umukobwa waserukiye u Rwanda muri Miss Supranational, abo bakobwa bafite icyo bigiyeyo, kandi uwo bafite icyo bakigiraho, wabasigiye umukoro ni uwitwaga Umunyana Shanita. Benshi turamwibuka, twibuka n'ibigwi bye. Abari basabye kujya mu irushanwa rero
bari 30 ariko batoranywa 15, ariko bigeze ku munsi w'irushanwa haza 6 aribo abangaba tumaze kubabwira. Umuganwa Karine wiga ubuhinzi muri kaminuza yabwiye kimwe mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda ko umwihariko afite ari uko ngo yifitiye icyizere mu mutima we kandi yumva ko atagomba gutsindwa, ko gutsinda abyiyumvamo. Yavuze ko ngo aramutse aserukiye u Rwanda yazagerageza kwitwara neza, agahesha ishema igihugu cy'u Rwanda. Ineza Shairene we yavuze ko naramuka aserukiye u Rwanda azagerageza gukora uko ashoboye kugira ngo yuse ikivi cy'abandi baserukiye igihugu ku bihe byatambutse. Arifuza kuba yazatambuka akarenga aho Shanita yageze ndetse akagera kure. Nsengiyumva Alphonse rero ukurikiye Supra Family Rwanda Limited yitegura Miss Supranational Rwanda yavuze ko irushanwa ry'uyu mwaka bariteguye bakurikije inama z'abategura iryo rushanwa ku rwego mpuzamahanga bo muri Pologne. Yagize ati baduhaye igitekerezo cyo kwifashisha ikoranabuhanga muri iki gikorwa, tuzakora irushanwa twifashishije televiziyo ya TV1 ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Abakobwa bazajya bakorera mu matsinda bitambutswe kuri televiziyo. Ubu birumvikana ko kubera icyorezo cya COVID-19 hari ibintu byinshi bigiye guhinduka muri irushanwa tutari dusanzwe tubona. Yakomeje avuga ko kandi akanama nkemurampaka ngo kazajya gakurikirana irushanwa inshuro nyinshi kifashishije ikoranabuhanga, ariko rimwe na rimwe bahure n'abo bakobwa barimo guhatana. Ntabwo tuzi uburyo bizakorwamo, ariko icyo tuzi cyo nuko bizagenda neza. Nsengiyumva yakomeje avuga ko hari byinshi abakobwa bazanyuramo birimo ibiganiro mpaka, kuvugira mu ruhame, baganire ku mishinga yabo, ariko ari nako bigishwa gukora ibikorwa byafasha sosiyete iyo hasi barimo ndetse itarenze ku karere n'ibindi. Yavuze ko impamvu bikini yakuwe mu irushanwa ari ukubera coronavirus. Ntituzi niba bikini ariyo iri kuzatuma bandura COVID-19. Yavuze ati bikini kuyikuramo nta kindi ni uko twateganyaga ko icyiciro cyayo kizabera ku mazi nko ku Kivu cyangwa se kuri Muhazi, ariko tubona bitazakunda kubera ibihe turimo. Iyi niyo mpamvu aba bakobwa rero bagiye guhatanira ikamba rifitwe n'umunyana Shanita wabaye Miss Supranational Rwanda 2019, akaba yaranahembwe miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda aza no guserukira u Rwanda mu irushanwa rya Miss Supranational ryabereye muri Pologne kuva ku wa 6 Ukuboza 2019. Igisonga cya mbere yegukanye ibihumbi 500, mu gihe igisonga cya kabiri cyahembwe ibihumbi 300 y'u Rwanda. Irushanwa rya Miss Supranational Rwanda bahatanira kwitabira, tuzirikane ko ntabwo ribera hano mu Rwanda, ntabwo ariho rirangirira, nta nubwo ari no muri aka karere, ahubwo ribera muri Pologne. Abakobwa batandukanye rero bagenda bava mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi, maze bagahurira muri icyo gihugu bakamarayo igihe cy'ibyumweru 3 bahatanira iri kamba. Ubu rero nk'uko twatangiye tubivuga, nibwo urugendo rwo gushaka umukobwa uzahagararira u Rwanda rwatangiye hano mu Rwanda. Muri aba bakobwa hakaba hazavamo uzahatanira kuba Miss Rwanda, Miss Supranational Rwanda muri 2021, kubera ko rukaba rugiye gutangira nyuma yaho gukora, mbere yaho gutora uwari kwitabira muri 2020 irushanwa mu Gushyingo k'umwaka washize ryarasubitswe kubera ikibazo cya COVID, ariko nyuma y'uko bisubitswe ryari rifitwe n'umunyatayilandi wari ufite iri kamba rya Miss Supranational witwaga Antonia Polisic, ndetse n'umunyamerika witwa Neti Kikovic ufite irya Miss Supranational. Bazagumana amakamba yabo bari basanzwe bafite kugeza igihe hazaboneka noneho Supranational International abonetse
muri rusange. Ubwo muri make aya majonjora agiye kubera mu Rwanda, uzavamo ari ku isonga ni uzajya kurasanira noneho mu guhangana n'abandi bakobwa bazaba baturutse hirya no hino ku isi. Kwezi ryazatorwa rero uzasimbura babiri ari uyu munyamerika ndetse n'uyu munyatayilande, nibwo bazatanga amakamba bari bafite. Aba bari bacu rero ni ukubifuriza ishya n'ihirwe, ariko nanone turizera ko namwe abanyarwanda, natwe abanyarwanda twese muri rusange tubari inyuma, tubatere ingabo mu bitugu. Nahawe rero nahanjye kugira ngo dufashe babashiki bacu kugira ngo bazagire amahirwe, batsinde kandi bagere ku ntego zabo, dore ko aba bana ni beza. Mwakoze cyane rero, mwakoze mwese mwari muteze amatwi ikiganiro cyacu uyu munsi. Twavugaga ku bakobwa 6 batangiye urugendo rwo gushaka uzaserukira u Rwanda muri Inspiration. Wenda niba utabibuka neza reka mbagusubiriremo. Hari neza Sharirene, Munezero Grace, Mugwaneza Karine, Urusaro Ange Princess, Ose Denise na Uguye neza Alia. Aba bari abanyarwandakazi bacu, reka tubifurize intsinzi. Nubwo bose batatsinda, ntabwo byashoboka ko bose batsindira rimwe hazavamo umutsinda, ariko nibahatane uzatsinda tumwifurize ishya n'ihirwe ndetse no kuzatsinda no hanze y'u Rwanda.